breaking news aka kanya ibintu bibaye inyarwanda ubwayo iriyandikiye Nyarwanda.com iriyandikiye ibaze yuko na gitifu nawe ubwiwe abyemeje urumva yego umugabo wa Vestina Dorcas witwa ngira mfasha gusoma yitwa Idris Uwedraogo w'imyaka 36 none twebwe twavuga 35 byakomeye yavutse tariki 21 Mata 1989 akaba ari wo mu gihugu cya Burkina Faso. Abo bombi basezeraniye imbere y'amategeko tariki 15 Mutarama 2025 mu murenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo. Nkunganire Jackie. Buretse akarere ka Gasabo Inyarwanda ifite amakuru avuga ko Vestina Ishimwe yabatwite urakoze. Ngo guki? Inyarwanda hakuri gusoma inkuru nge ntari gusoma. Inyarwanda ifite amakuru yuko abo Vestina Ishimwe yabatwite. Umugore n'ubyara mama. Yabatwite kandi umwana afite imyaka ingahe? Ibyo se bitwaye iki nishuje imyaka yo kubyara? Yavutse 2 Buretse gato mu kigano gito umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Kinyinya Charles Havuguziga ntabwiko yahamirije Inyarwanda ko Vestina yarushinze imbere y'amategeko yagize ati ubukwe bwabaye ku manywa y'ihangu amadirishya n'inzugi bifunguye. Urakoze. Kuki mutabwitabiriye ibirenze kuri ibyo mubaze ba nyirabwo? Niko yabwiye umunyamakuru w'Inyarwanda. Murakoze. Yari kubona imihanda yanyereye. Ntabwo nzi ikibazo dufite. Dufite ikihe kibazo? Ntabyo nzi. Sinzi ikibazo nyine abantu dufite. Ku buryo abantu bifata bakagira abantu abasazi kandi ibimenyetso bihari. Ngiye kubona mbona Irene rwose murinda habi twese dukunda. Umuhanga cyane ahakana ibintu kandi na mikoro yiwe yari ihari ahakana ibintu kandi nawe ubwe yari ahibereye ahakana ibintu igihe cyanditse ibimenyetso birahari amafoto arahari. Imihanda yanyereye nyabo ngo byabereye Kinyinya. Cyabereye mu murenge wa Kinyinya rwose ku manywa y'ihangu ku munsi w'ejo izuba riva ariko babona abantu ari utubati ku buryo batatangaza inkuru nziza. Oyerega ni inkuru nziza oya nyine nibyo ndi kuvuga abantu babona abantu ari utubati ku buryo babura gutangaza inkuru nziza nk'iyi. Kibyanshimishije sinkubeshye yo ndashabirashimishije byanshimishije gusa akantu ko kuvuga ngo uyu mwana bamujyanye atwite ko kantu niko kantu kabi cyakoze wallahi kankubwiza ukuri ntidanje by'iyi mihanda. Ntidanje gute se kavuga ari byiza? Ntidanje mane nayo se reka nkubwiza ukuri ari inkuru nyine kwituraho kumva nyine urumiwe. Gusa ndabona abantu benshi bakomeje guhakana ngo uyu ntago ari we. Niwe rwose barahakana iki se? Niwe barahakana kuko batari kubona proof. Ariko zibaguyeho nabo bagwa mu kantu. Niwe byanyabyo ntago ngiye mbihakana ngenda byemeza. Yego. Gusa ngiye byanshimishije. Umugabo yitwa Uwedraogo Idrissa wo muri Yego. N'ubu amakuru ari imihanda. Ikintu bitwigisha nuko nyine tuba tugomba kumenya yuko turi abastari nyine. Yego. Umustar agomba kuvugwa. Umustar bagomba kumutamo nawe akabatamo ubuzima bugakomeza. Yego. Niko bimeze rwose ko nukuri. Hari wanditse comment hano ati ntago ibingibi bishoboka. Vestina ni umukristo kandi ntago ibyo bintu by'imico mibi yanyu muri kumukekera yabikora. Ni muceceka aho ngaho. Ese umukristo bamurebera he? Mu maso? Mu maso mu bikorwa. Ibihe kujya ku gatuta karirimba. Ko nibasenga kuko agira kwizera. Yizera nashima Imana. Urumva? Asenga Imana arwanya bino bitero. Kuko yatewe pe. Kuko n'ukuri yatewe uriya mwana. Yatewe gute? Yatewe nose nibi bintu biri kuza bikavugwa. Yibari bigize ibanga. Cyo ubwacyo ni igitero yihaye ubwiwe yiterereje. Urumva? Yagize ibintu ibanga bigiye hanze. Yatewe. Hari abari kuza bakavuga ngo ni byanyabyo abandi ngo si byanyabyo. Yatewe.
ariko kugeza iyi saha ikigaragara cyo nuko ari ibyanyabyo. rero nasenge cyane kuko bishobora kutaba amahire. ni umwe se cyangwa ni babiri bakoze divorce kubera abantu? ni umwe cyangwa ni babiri bakoze divorce kubera abantu, kubera ikiremwa? ahubwo uvuze ako kantu Vestine Imana izamuha urugo ruhire. njyewe in case hari igihe muzabona video zanjye hanze zibanga, kandi muzazibona urabiduteguje kubera yuko njyewe Gasaro TV. bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho murere mu mpande zose z'isi, tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi. abari akagaruka twakiriye Jackie, umwana w'Imana, umukobwa w'Abanyarwanda, muramubona n'abamukunda mwese twamugaruye. Jackie, tuguhaye ikaze nanone. murakoze cyane, nizere ko mumeze neza. ni Jackie wanyu nk'ibisanzwe, umukobwa wanyu. Yego mwakoze kunsura ariko. yego mama, wakoze kutuha ikaze iwawe, watwakiriye neza rwose, ni heza, turishimye turanezerewe. nanjye nkunda abashyitsi. sibyo rata? Yeah. wari umeze neza? urugo rw'umugisha rurasurwa. urugo rw'umugeni. nanjye ndi umugeni, nawe ngenda umugeni nese umuntu umaze iminsi ngaho yimutse isa ari umugeni. nibyo. wari umeze neza ariko Jackie? ndashima Imana pe, ni ukuri. Imana iracyakurinze. Imana iracyandinze, ndi umwana wayo nyine igomba kundinda. amen. dusengere. data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka gikorwa mu isi ko gikorwa mu ijuru. uri Imana kandi uri Imana ishobora byose. wakoze kuturinda kuri uno munsi, kuba tugejeje aya magingo turi bazima. hari benshi bakoze impanuka, hari benshi bapfuye, hari benshi bari mu bibazo batabasha kwikuramo, ariko twebwe waturinze. turagushimiye ko kuri Imana. nabo bose bari muri icyo gihe cy'ibyago n'amakuba, ubagendere Mwami Yesu, nabo biteho. Uwiteka rero turakwiyeretse, iki kiganiro kigende neza, amagambo yanjye aba ari wowe uyakontorora kuko uri Imana, amagambo yacu twese aba ari wowe uyagena. bisaba byiza mu Mwami Yesu Kristo, amen. amen. Nakoze cyane ko turageza Imana. Jackie, ndifuza ko tuganira rero, reka mbere kuri iyi ngingo. nijoro nibwo nabonye posting atari ko rwose byaba ari inkuru nziza. uyu mwana w'umukobwa witwa Vestine yasezeranye, ndetse n'inkuru itavuzweho rumwe, aho benshi bavugaga bati ni ibihuha, ntabwo uyu mwana w'umukobwa yasezeranye. mbese havuzwe byinshi bitandukanye. mu kanya gato numva Jackie atari ko se noneho k'abanyamakuru bamwe babahinduye abasazi, byaje kugenda bite ko nanjye ntuze mbatemo? yari kubona imihanda yanyereye. ntabwo nzi ikibazo dufite. dufite ikihe kibazo? ntabyo nzi. sinzi ikibazo nyine abantu dufite, ku buryo abantu bifata bakagira abantu abasazi kandi ibimenyetso bihari. ngiye kubona mbona Irene rwose murinda habi twese dukunda, w'umuhanga cyane, ahakana ibintu kandi na mikoro yiwe yari ihari, ahakana ibintu kandi nawe ubwe yari ahibereye, ahakana ibintu igihe cyanditse. ibimenyetso birahari, amafoto arahari, icyaburaga ni video. icyemezo cyasohotse cyerekana ko uno mwana yasezeranye, icyemezo cyo cy'amavuko cyasohotse. none ikintu kibabaje ni ukuntu uno mugabo bamubeshyeye imyaka, ngafite 42 kandi afite 35. uranye imyaka, ikigaragara cyo uyu mugabo urumva yavutse 1989. imyaka 35 ubwo ni 5. urumva? yego. njyewe sinzi kabisa ibi bintu rwose, ngiye numiwe. ni wowe utabyemeye ko niko bimeze? simbizi. ndi kubona urabona akiri mutoya. cyari umwana ahubwo se barabana bakuze rya. hari ukuntu abantu tubona umuntu ari umwana nyine atari cyo gihe, ariko kuri we cyangwa se uko bigaragara igihe cyari kigeze, ntago yajya gusezerana imyaka itaragera. of course. so rero ngiye ikintu nabwira abantu, mu by'ukuri tugahakana ibintu kandi ibimenyetso bihari. yego. proof zirahari. Irene
araje aravuze ati barabeshya mu kanya arabisibye ubu ngubu koko ibinyamakuru bikuru byandika ubu sa bigize ibisazi abigize abantu bataye ubwenge ubwo kandi ari ibintu bishimishije ari inkuru nziza mani iyi ni inkuru nziza nize kuba umukobwa wacu bamujyana si neza se tukinywera utwo tubiwani tukinywera n'izo fanta tugasingiza uwiteka ko byaciyemo sibyo none se ubwo ariko nawe si Irene wabisibye ni umuntu witwa ariko Irene yabihakanye yego yabihakanye uno muntu yanditse n'umugabo w'umuhanga cyane reka mbigusomere yanditse aya magambo yitwa Jackson Dushimimana nta n'ikibazo kamuvuge kuko yabishyize kuri X yari yanditse ati fake news urabibona ego kambigutemo nawe simubeshyera yanditse ko aya makuru ngari ibihuha bamwe bati rero batangira kuvuga bati none se ko byaba ari ishyano igihe gisigaye cyandika inkuru z'ibihuha nk'izi ngizi ntabwo bibaho ntabwo igihe kijya cyandika inkuru z'ibihuha uko tubizi igihe inyarwanda ntibijya byandika inkuru z'ibihuha uko tubizi ngo fake news sasa rero ibi bintu ni uko ushaka biragaragara ko byanasibwa ahubwo ibi bintu yabisibye yahise abisiba none se niba yamenya amakuru ko yasezeranye urumva atagombaga gusiba amafoto arahari ndi kubona na ka karumuna kiwe ka Dorcas mu ikanzu y'umutuku rwose yesu we imihanda yanyereye nyabo ngo byabereye Kinyinya byabereye mu murenge wa Kinyinya rwose ku manywa y'ihangu ku munsi w'ejo izuba riva ariko babona abantu ari utubati ku buryo batatangaza inkuru nziza uyerega ni inkuru nziza oya nyine nibyo ndi kuvuga abantu baba babona abantu ari utubati ku buryo babura gutangaza inkuru nziza nk'iyi byanshimishije sinkubeshye birashimishije byanshimishije gusa akantu ko kuvuga ngo uyu mwana bamujyanye atwite ako kantu niko kantu kabi se nibyo ra ese we murakoze oya ariko wabona atari nabyo nese ngiye ndabona none se ngiye urabyibuka abantu barase bavuga ngo ndatwite kubera umubyibuho ngiye nigira kibiri kibyibuha nkazana inda nkazana nyashi rwose indi igitomati baravuga ngo Jackie ngo ngaratwite none na Dorcas nawe umwana w'abandi nako Vestina nawe ngo bimeze bite ngaratwite ntibivugwa ntago tubizi nibiri kuvugwa ntago tubizi ariko nese se umugabo we niba bageze aho bajya mu murenge urumva bidakomeye nta n'ikintu byabitwaye bajya mu murenge yose niko batwite yanamutwitire se umugabo we nyine umuntu yemereye ko babana urumva hari ikibazo ngiye nta kibazo mbyumvamo bibaye ibivugwa ko ari ukuri ni ukuri pe ngiye byanshimishije ariko biratangaje kubona Irene abihakana yageze abana basazi rwose hatuvuyanze nicyo nangiye kukubwira ukabona ari iyihe mpamvu rero ureberera inyungu zabo yabihakanye yavuze ati byibuze haracyari abanyamakuru badatangaza ibihuha so rero ngiye ukuntu ndi kubitekereza cyaba cyatumye abihakana nuko wenda uriya mwana ngiye ndi kumva ngiye imyaka ye ni mike wenda icyo kintu cy'imyaka oya ahubwo ntekereza ko nk'uko bitubwiye ko hari hariho microphone ye birashoboka ko nawe yashakaga gucuruza iki wenda ashaka gucuruza inkuru niko mbitekereje ariko ntabwo mbyenda kubihamya ashobora kuba yashakaga nawe gucuruza iyi nkuru nk'abandi nyine akavuga ati ntibayintange cyane ko ari ureberera inyungu z'aba bana yego nawe wenda ashaka gutwika mu bundi buryo bwiwe niko nabivuga nese niba ibintu byacicikanye abantu bakabivugaho yavuze ati reka ngenze mbihindura bivuguruza yego ariko happy man Irene rwose abana rwose bareke byabije hanze nyine n'ubundi byagiyeyo some iyo komenti gatoya ntuyivuga ariko bye biri kunsetsa ibintu abantu batekereza ariko icyo ntekereza cya mbere ni urukundo urakoze ariko njye ntekereza ko atari byo Jackie nibyo atari byo nyine amafoto uyu mwana ni umukristo se byanditseho yuko atagomba gukora amahano
oya ntabwo yaba ari amahano ubwo twita se ni amahano byonyine kuza guceceka ibintu tukabona uri guhwihwisa ibyo ubwabyo ni amahano kandi tubizi neza yuko aho bavuye aho baturutse ibyabo byose aba ari biri hanze. Urakoze. Hanyuma se hari ikintu hano ngiye kwibaza rero rwose ameze neza cyane umwana w'umukobwa yarabyibushye bigaragara ko ari no mu munezero. Ababyibuha bose nariko n'ibyo no munezero. Bamwe bati none se niba amafoto yafashwe muri ubu buryo nk'uko bari kubibona urabona ko izi foto ni ifoto za telefone itanakekwa. Umva telefone imva inyanyakatsi ndetse nyakatsi pe kuko ni Vestina sitakuriye. Yego ntago ari wese ariko none ntago ari cyane nyine ni ikigaragaza ko amafoto yafashwe mu buryo bwa rwihishwa ewana mu buryo bwa kwe bitari ibintu byari biteguye. Gusa ikindi kintu nabwira abantu kuza muri komenti bati si ibyo birabareba ese muramushakaho iki ndagira ngo mbwire abantu ko guha abantu amakuru kuba stari ntacyo bitwaye. Ese bitwaye iki? Yego tuba twaraje imihanda ibi ni akazi kacu tuba twaraje imihanda rega natwe turarya nese murya mwenyine cyane ry'Imana ngiye reka mbabwize ukuri ngiye mbahirije uburenganzira muzamvuge kuko ngiye mutuma ndya namwe mukarya. Kereka igihe ubeshyera umuntu nanone ukamwinjirira cyane ugakabye. Yego aho rwose ni icyaha gikomeye. kuko hano ntitwazanyemo ababyeyi be ntitwazanyemo abavandimwe be kuko turi kwivugira ku musitari w'abantu ariwe Vestine. Rero kuza muri komenti ngo ibyo ntibibareba turamushakaho iki amakuru ni amakuru nyine si byo se ikibi ni ukwinjira umugani ukinjira mu muryango w'umuntu. Hano turi kuri Vestine turi mu muryango we. Rero abantu baza kwiyandikisha amakomenti ati mumureke muramushaka iki iyi ni inkuru nziza kandi hari abantu bakunda Vestine by'ukuri hari n'abatagendera ku marangamutima si byo cyane cyane uko ni ukuri. Yego hari n'abakeneye aya makuru ese koko Vestine yaba yarongowe si byo se amakuru ahari rero ni uko Vestine yamaze kurongorwa n'uyu musore ni umugabo amusore wo muri Burkina Faso ba 42. oya ntago 42 ari 35 abana nabo kasa mutwe we abana barakuze nitwabimenye babana burya barakuze nitwabimenya pe nitwamenya ko bakuze. Gusa icyo nabonye cyo ku misatsi ashobora kuba imisatsi yarahindutse yego cyangwa n'icyo arebye nabi imisatsi ye yarahindutse yasokoresheje. Wow yasokoresheje bya gikumi nyine nk'umuntu wese w'umugeni wanashinya y'inyuma kabisha inyuma nanjye niko mbibona. koza walayika nkubwiza ukuri ntidanje by'iyi mihanda ntidanje gute se kavuga ari byiza ntidanje mani no se reka nkubwiza ukuri hari inkuru nyine kwituraho ukumva nyine urumiwe. Gusa ndabona abantu benshi bakomeje guhakana ngo uyu ntago ari we niwe rwose barahakana iki se niwe barahakana kuko batari kubona proof ariko zibaguyeho nabo bagwa mu kantu niwe pe niwe byanyabyo ntago ngiye mbihakana genda byemeza. Yego gusa ngiye byanshimishije. Umugabo yitwa Uedraoso Idrissa wo muri Yego n'ubundi niwe uzuzuza imyaka 36 muri Mata. Yego uyu mugabo azuzuza imyaka 36 y'amavuko ibirenze proof nk'izo ni ibi ahubwo mugabanye ubwo bintu by'intuza by'ubugoryi byo kuza mubeshya abantu mututubura ngo nago ibintu ari ibyanya byo kandi proof zihari. Ahubwo abana Kongs ngiye muhereje congratulation si byiza muhereje congratulation rwose Vestina wanje ewana nanjye rwose nari ngiye haburaga gatoya ngarukira mu nzira. Ariko wowe wegerayo namahwa gerayo namahwa rwose nizigukandagire ahubwo usenge cyane kuko ibitero byaje bya Satani Diamond yatatse. Yego kandi ntajya aryama kandi nawe uracyakeneye umugabo. Ngewe se ngeze ko ndi tayari
ngewe rwose ngerega njye nigira urukundo mana ese ubu koko aha ariko nanone nzarujyamo nabanje kubitekerezaho ntabwo nahita mubukana n'ubu igikomere mfite kitarakira. uracyafite igikomere ku mutima naho kirajya nzi ko kubera usigaye ujya kwisengera imana yakomoye igikomere iromora ariko nyine hari bidashirayo neza biba bitarashira. ibi ngibi ku buzima bwa gisitari rero byakaduhaye irihe somo Jackie? Ku buzima bwa gisitari umusitari uko byagenda kose hari ukuntu ahisha amakuru ye ariko nyine bikarangira ayo makuru ari imihanda. ikintu bitwigisha ni uko nyine tuba tugomba kumenya yuko turi abasitari nyine. Yego umusitari agomba kuvugwa umusitari bagomba kumutamo nawe akabatamo ubuzima bugakomeza. Yego niko bimeze rwose ko ni ukuri. hari uwanditse komenti hano ati ntabwo ibi ngibi bishoboka. Vestine ni umukristo kandi ntago ibyo bintu by'imico mibi yanyu muri kumukekera yabikora. ni muceceka aho ngaho. ese umukristo bamurebera he mu maso? mu maso mu bikorwa ibihe kujya ku gatuta akaririmba ariko ni umukristo. kujya ku gatuta nyine ukaririmba ukajya gufera abantu ngo ngurungure umukristo. ushingiye ku kise ko umuntu afera abantu? ahantu nshingiye ahantu nshingiye ni uko hari umuntu uba uri mu byaha yihishe ariko abirimo. hari n'uba uri mu byaha atihishe abigaragaza. akagenda akajya ku gatuta akaririmba akaramisha abantu akabatitiza agatitiza abantu rwose akabamara. yataha mu rugo ukayoberwa bimeze bite wagwane ugasanga akora ibyaha birenze wa wundi weruye rwose. umuntu ni ikimwihishemo. umuntu si inyama n'amaraso gusa ikintu njye nabwira abantu Festina congratulation. ese nkubeshye njye nishimye da kubona umwana muto yabona umugabo shaho n'abakuru barababuze. hari umuntu wundi wanditse yitwa Gloriose Nduwimana 4144 ati mana we none ga yemwe kuki mu Rwanda mutangaza amakuru y'ibihuha amagambo y'ibintu bitaraba ahubwo ribi biteho. bari kumva abantu batangiye gukururiza riba batangiye gukora inkuru ko uyu mwana w'umukobwa mvuye umukobwa ajya mu budamu abo umudamu wa runaka wa Idrissa none batangiye gushumuriza abantu ribu ngo ibiteho. kuvuga ko umuntu yarongowe icyaha bigize n'iki. ribu yagorwa rwose. hari ibintu ribu nayo itagomba kwinjiramo rwose babiri izi biri aho ngaho rwose. wamututse se wamukubise se ntiwamwinjiriye mu muryango uri kuvuga ibintu biriho kandi ni umusitari w'abantu biri imihanda. rero niba adakeneye kuvugwamo imihanda nayihunga agenda atumuke atuvire mu mihanda yivemo. twebwe dukeneye gukora dukore batuvuga kuko iyo batuvuze twe nibwo twinjiza. iyo batuvuze nibwo tugira agaciro ako gaciro. nubwo hari uvuga ibintu bigatuma n'umuntu yamburwa ku gaciro ariko agaciro kawe Imana iba yaragushyizeho gahora ari akawe naho kaba kazajya. ariko mu by'ukuri biratangaje kubona abantu bandika comment nk'iyo ngiyo babizi neza yuko bana ari abasitari babizi neza ko bana ari ibyamamare akabaye kose tukabona tukandika. why not say tutavuga bagere rero bagenda niyo bajya mu kereka bapfuye wenda kandi nabyo byavugwa. ese ni igiki bakora bihisha ngo kibure kugaragara? nta na kimwe pe. maze n'abakora bihisha basigaye bijya hanze. sibyo rata nyine ajye ninywera B1 gin niturize namutwara energy drink niturize pe kuko ndabona ibintu byarakomeye. ntabwo byakomeye ibintu biroroshye ahubwo hari ibintu byiza biba ari inkuru nziza inkuru y'ibyishimo. ntabwo reka kuvuga ko ari inkuru wa mugani yo kwishimira kuko wa mugani niba Jack yavuga ati dore uko tungana umwana muto adutanze gushaka n'umugisha n'ibintu ndetse wa mugani bigusubiza agaciro kuko gushaka n'umugisha sibyo se. nicyo babwira Vestine kandi namuhaye congratulation ibuze ibindi namubwira n'ibiki. ibyo biranahagije rwose nagire kongs akomere mu rukundo rwe niba kuko biri seriye yubaka urugo rwe asenge kuko niba asenga kuko agira kwizera yizera anashima Imana urumva asenga Imana arwanye bino bitero kuko yatewe pe kuko ni ukuri yatewe uriya mwana. yatewe gute? yatewe nose niba ibintu biri kuza bikavugwa bari barabigize ibanga
icyo ubwacyo ni igitero yihaye ubwiwe yiterereje. Urumva yagize ibintu ibanga bigiye hanze yatewe. Hari abari kuza bakavuga ngo ni ibyanyabyo abandi ngo si ibyanyabyo yatewe. ariko kugeza iyi saha ikigaragara cyo nuko ari ibyanyabyo. Rero nasenge cyane kuko bishobora kutaba amahire. Ni umwe se cyane babiri bakoze divorce kubera abantu. Ni umwe cyangwa ni babiri bakoze divorce kubera abantu, kubera ikiremwa. ahubwo uvuze ako kantu Vestine Imana izamuha urugo ruhire. Ikindi kibazo nshaka ko tunasorezaho, ejo bundi nibwo twabonye nanone Adonis uramuzi na Ketia bibereye mu rukundo. Abantu inkongobotse ziraje zishatse kwica ubukwe bwabo ndetse n'urukundo rwabo, aho umuntu avuga ati dufite amafoto y'uyu n'umuhungu mukundana, abandi bati natwe dufite amafoto dukundana no Ketia. Ubundi wamugani kucyo usanga iyo abana hanini urukundo rwabo rwagaragaye ku mbuga nkoranyambaga, abantu basa n'ababarwanya, ugasanga ntago ari urukundo gusa, ntago ari urukundo gusa. Yego, ikintu cyose cyo kintu ngiye mba murambwira abantu, iyo uteye imbere cyangwa ugeze ku kintu nkanjye ubu ndimo kwisengera, hari nambwe nateye, reka nitangeho urugero rwo kujya gusenga nk'ingingo Uwiteka nyine ngakomereza umunzi muri iyo nzira. Urumva? yego, mu by'ukuri iyo nambwe nateye ngiye nahoze mbivuga kare, hari umuntu twabiganiraga mbivuga ariko naho reka mbivuge. Ngiyewe in case hari igihe muzabona video zanjye hanze zibanga, kandi muzazibona urabiduteguje kubera yuko ngiyewe kubera hisi igeze nta cyizere mu bantu dusigaye dufitanye nabo. Uwo wizeye niwe ugutamaza, wowe wiringiye niwe ugutamaza. Niyo waba uri gushaka uwo mugati akabona hari intambwe wateye urimo urakira bya bikomere, arahita gukubita wa mudayimoni, wa mwuka mubi akawugarura mu byiza byawe urimo, kugira ngo ucike intege. yego, ariko ndababwiza ukuri yuko kuba abantu babavuga kuko babonye yuko relationship uwo muntu arimo hari undi muntu byarangiranye, ibyo ni ibitero, ni ibisanzwe. Ibyo ni ibitero, ntabwo byaguca kime. Iyo ubirimo ubu birimo, kandi n'ubundi iyo utabirimo ibwo si bari ibyawe. Yego, ko ni ukuri. icyo kintu turaza kuza kukigeraho iwawe. Ngiye mbabwije ukuri, kubera yuko ngiyewe naratewe bihagije. Naratewe pe. Yego, nta n'ubu ndacyatebwa kubera yuko ndi mu isi, kandi mo ndaganisha mu nzira z'Uwiteka inshakamo. Kuba rero ngiyewe natebwa bya buri munsi ni ibisanzwe, kugira ngo nkore cyane, kugira ngo ngire icyo ngeraho, kugira ngire imbaraga. Namwe rero mugomba kwemera ko ibyo bitero bibasanga, kugira ngo mubashe kwimenya cyane birenze uko mwari mumeze. yego, ukaba ubona ari iki gitero wa mugani kuba baba bagiye gusezerana nabo, kuko umuntu ya TV afite gahunda y'ubukwe, ukaba ubona mugani ibyo bitero byabahagurukiye bya Satani bitangiye kubataka, ni ukugira ngo ubukwe bwabo bupfe ni iki? Bari kugira ngo nyine babangirize, ariko n'ubundi ibintu biba byageze mu murenge n'ubundi byarangiye. Oya, ndavuga kuri Ketia na Adonis. Bari kuvuga kuri yewe nabonye bicicikana bamuterera ivi, bavuga ngo uriya mwana ngo bavukana na Naomi. Urumva? Mbona ni byiza tu biragenda biratrendinga, mbona n'ahandi yambaye utuntu tw'utubikini ku mazi, mbona ni sawa nta ribi. Ariko nyine ndi kumva n'andi makuru ngo hari ibintu ngo byagiye hanze bimwe na bimwe ngo barimo barashaka kubasenyera. Wowe kabyarawe se wa mbere waba usenye? Oya, ubwo birinda amagambo. Nibyo nyine kukubwira, se wa mbere waba ugiye gusenya cyangwa uteganya gusenya cyangwa baba bagiye gusenyera. Ahubwo ikintu nge nababwira bakomeza urukundo rwabo, bakubita abanzi, bakubite babangura kabisa, babatemo. Niba kuko bakundana bya nyabyo babatemo man, n'icyo gikwe kibe bahima abanzi. Urumva? Ngiye nubwo nagize imbaraga nkeya nyine nkacika intege, ariko n'Uwiteka nyine wabikoze kugira ngo nige buri kintu cyose kibaho kubw'isomo. Urumva? Genda buri kintu cyose kibaho kubw'isomo. Urumva? Buri kintu cyose kibaho kubw'isomo. Narize pe, rero nabo nibige ibyo bitero byose bigomba kuza mu rukundo rwanyu. Sha izina ry'Imana abantu bataba kuri social media bahura n'intambara zirenze zacu. Yego,
ya Jackie turagushimiye. Hari uwaditse ati ese ko mu bahimba indirimbo tubakunda bakifuza ko imenyekana gute bakora ubukwe bakabuhisha ntibifuze ko tubumenya? Icyo ni ikibazo cyabo, reka twitahire ntabwo tubizi ibyo ngibyo, ndumva ari bo babizi. Ibyo ni kubwira ati igitero cya mbere babanje baracyitera kuba bahisha inkuru nziza nk'iriya, kiriya ubwacyo ni igitero giteye ubwoba, ahubwo kugikuramo bizabagora. Ngayo nguko Jackie, Imana iguha umugisha, urakoze cyane. Gasaro TV.